Hello guys. Mu gihe twiteguye open mainnet bisobanura ko ari no ko tuzabikuza ku exchange. Uno munsi rero ngiye kwereka uko tuzacuruza Pi yacu kuri Binance. Ndagira ngo mwitegereze neza abantu musanzwe mufite Binance, mutazi uburyo mu tradinga, abantu bashyashya kuri Binance, namwe ndabereka uko bikorwa. Mbahe na link muri description, muraza kubona link ya Binance. Nukuvuga ngo rero ikintu ngiye gukora, ukimara kugera muri Binance, ubu ngubu Binance yanjye iri mu cyo bita Pro. Hari Binance Elite hakaba na Binance Pro. Ndagira ngo mbibereke imbere na mbere. Nicyo kintu cy'ingenzi ugomba kumenya. Ugomba kubanza ukamenya ko Binance yawe iri muri Pro. Ndakanda hariya kuri karakano k'umuhondo ko mu nguni. Nimara kugakandaho ndarindiraho gatoya, then muri kubona ko hano hasi kuri screen yo hasi hari ahantu kiza akantu gatukura, then n'agafresh. Muri kubona ko handitseho ngo Binance Elite. Makanze ubu ngubu Binance yanjye nabanyishyize muri Elite. Bisobanuye ko hari features mba ntafitemo zuzuye. Ntabwo mba mfitemo kuba nakora peer to peer ngo mbikure njyana kuri mobile money, ntabwo mba mfite kuba na trading ibyo bita future trading n'ibindi. Rero abantu bashyashya iyo mumaze kwinjira hari ukuntu Binance yanyu ibiri muri Elite. Ubwo rero kuyisubizamo uracekinga ukareba ko bimeze gutya, ukajya kuri ka gafresh ka logo ya Binance ukagakandaho, then umaze kugakandaho uhita ureba nanditse ngo Binance Pro, then ukahita ushyira muri Binance Pro. Murabona ko Binance yanjye igiye muri Pro, ibintu byose birimo. Harimo market, harimo trade, harimo future, harimo wallet n'ibindi. Rero muri kubona ko harimo ngo deposit, referral, earn, P2P, ibi byose nzajyana mbibasobanurira. Ngiye kubanza mbereke uburyo rero muzatradinga Pi zanyu mu gihe zaba yabaye listed kuri Binance. Murakanda hano handitse ngo trade. Ni ngo coin nshyashya cyangwa se coin runaka, kanda trade. Gusa mbere yo gukanda trade kambereke ahantu ureba coin zikijya ku isoko. Ubwo ni amafaranga akijya ku isoko, amafaranga akoranabuhanga akijya ku isoko tuyasanga hano handitse ngo new listing. Muri kuhabona hejuru hano handitse new listing. Niho rero haba hari liste y'amafaranga akijya ku isoko. Ni ngo coin zijya ku isoko zose ziza hano muri new listing. Okay, ubundi abasanzwe abari ngo hoti, izagaininze cyane, izazamutse cyane, izatakaje cyane, new listing. Nukubona ko nta faranga rishyashya rigiye kuri Binance vuba. Rero ndahita nkanda hano handitse ngo trade. Mureba hano hasi, muri kubona hano hasi ahantu handitse ngo trade, kamakoza kano kaboro muri kuhabona handitse trade, makande. Then ni makanda rero ngo dukanda tureba. Iyo turi gutradinga dukora ibyo bita spot. Iyo turi gutradinga spot tuba turi gutradinga ifaranga bisanzwe, then turakanda handitse ngo spot. Nidukanda spot turindire. Muri kubona hano mvanye spot, ni hano hejuru ukora aka kamene ko hejuru kuri turiya tuboro two hejuru, nkanze kuri kara kanditseho ngo spot. Spot rero muri kubona ko harimo Bitcoin. Rero muri spot tugiramo ibintu bigiye bitandukanye. Ngiye kubanza mbasobanurire buri kantu kose. Ni ngo iyo tugiye kugura haba harimo buy, iyo tugiye kugurisha haba harimo sell. Ni ngo kubera ko twaba tugiye kugura wenda hagomba kuba harimo buy, tugiye kugurisha dukanda kuri sell. Kambereka nk'ubu kize kuri sell, ubona ko bibaye umutuku. Muri kubona ko na hano bibaye umutuku. Nitugaruka kuri buy muri kubona ko hano bibaye icyatsi. Ubwo bari ukugura, ahandi ari ukugurisha. Rero turabanza tukamenya ikindi kintu gikurikira. Ikintu cya kabiri ugomba kumenya ni ibingibi handitse ngo limit. Limit ni igihe ugiye kugura ku giciro wowe ushaka ukakirimita nyine. Ukavuga ati wenda Bitcoin ku 97, okay, ndayigura yamanutse yagiye ku 95. Ubwo nkashyiramo limit ya 95, yaza kumanuka ikagwa ku 95, iri soko ritari kujyanamo nyine mu isoko igatangira kaba. Gusa limit igira risk imeze gutya. Hari ukuntu isoko rihurudukira rimwe washyizemo limit mu 95 rikahita rimanuka direct rikajya nko mu 80. Ubwo urumva uburyo buhombye cyane. Ubwo rero itari kujyana mu isoko
ukanahomba ugasanga ubaye liquidated ni igihe isoko rigusohora mu isoko nyine. Bisobanuye iki rero? Bisobanuye ahangaha dukanda market mu gihe dushaka kwinjira mu isoko, dukanda kuri aka gafresh tugahitamo ibyo bita market ni ukugurira ku isoko aho rihagaze ubu ngubu, igiciro ririho aka kanya tukaba aricyo tuguriraho cyangwa tukagurishirizaho. Rero duhitamo market ku bantu badashaka ibintu by'amariske, kuko limit igira risk cyane. Rero iyo duhisemo market, ikintu cyari gisigaye muri kubona ko dushaka kugura dukanda karaga fresh kose tukakazamura. Iyo tugutya niko nimero kwibara ngo 20-40%. Aya ngana amafaranga ufite wowe ugiye kubuyinga. Rero kubera ko twebwe video igamije kwerekana uburyo muzagurisha, dore tukanda hano seri, tuzakanda ahanditse seri. Mwibuke ko tugomba gushyira hehe muri market, tugomba guseringira hehe muri market, kuko market niho isoko riba rigiye cyangwa se riba riri ako kanya. Ni ukuvuga ngo tugomba kureba ko biri muri market, twasanga bitarimo tugakanda kuri aka gafresh tukabishyiramo. Then rero kubera ko ndi kubaha urugero kuri Bitcoin, icyo gihe hazaba harimo Pi USDT. Hano hazaba handitseho ngo Pi USDT, apana Bitcoin, uzabihitamo. Then twakanze seri, muri kureba ko hano hagiyemo seri, then tuzahita dukanda aka fresh tugakurure. Kugakurura rero ni iki? Ni ukuvuga ngo niba ufiteho Pi wenda 10 wa depositinze kuri Binance, n'urugero ndi kubaha, uzakurura niba ushaka Pi 10 zose ukuzuze. Niba ushaka 50% rya Pi uzaba waradepositinzeho, uzashyiramo 50%. Nk'ubu ngubu nabashyizemo 50% rya Pi nzaba nashizeho, wenda nkazigurisha, cyangwa nashaka kuzigurisha zose nkagakurura ukarebe nkakuzuza 100%, cyangwa nashaka 25 nkashyiramo 25, nashaka 10 nkakurura nkashyiramo 10%, then nkahita nkanda seri. Ikitonderwa, ibi ngibi bikora umuntu wabyize wabisomye. Mu gihe utabizi uzashaka umuntu bigusobanurira. Ibi ngibi ni urugero ndi kubahera kuri Bitcoin, ariko wabikora kuri Pi, wabikora no ku zindi coin ziri sport guys. Ni sport ndi kubigisha, ntago ari future. Kuko future yo ubikoze muri future ushobora no guhomba byose bigashiramo, kuko future yo izamo ibyo bita leverage, aho bagukubira amafaranga yawe ukinjira mu isoko ufite igikubu runaka. Rero ntago ndi kubagira inama ngo muzakoreshe future, ndi kubigisha sport. Nongere mbisubiremo, ni sport. Dutradinga sport, ntago dutradinga future. Future ni yaba professional trader, ni y'abantu bize trading, ni y'abantu bize technical analyzing. Ngira ngo murabibona hano ni dukanda kuri karaga fresh, hari ibyo bita candlestick pattern, hari mukubona ifaranga uko rigenda rizamuka rimanuka, mukubona mu munsi, mu masaha ane, mu isaha n'ibindi. Ibi rero iyo wabyize biba byiza nibwo ushobora gutradinga future, ariko mu gihe utabizi dutradinga sport. Tradinga sport guys. Ahangaha durano karakaboro nkakuye ni hano kuri kano kaboro muri kubona ko iyo gakanzeho bahita bakwereka ko ifaranga rimeze. Okay, reka mbereke rero amafaranga wenda mashyashya iyo aje ku isoko uburyo aba ameze. Ngira ngo kandebe nk'ifaranga rigiyeho vuba, mbereke uburyo biba bimeze, uburyo ifaranga rizamuka n'uburyo rita rimanuka. Hari ukuntu rero ugurisha wenda nk'ifaranga ngo rigiye ku isoko, ugasanga ugurishije mu gihe kitari icyanyacyo, ugasanga wisuhomba. Ngira ngo nitwitegereza neza aha hantu, ifaranga ubundi akenshi rikijya ku isoko rigira icyo bita big move. Big move rero hazamo icyo bita momentum. Momentum ni igihe hashobora kuza ifaranga rikazamuka cyane, ariko rikahita rigaruka, abasera abacuruzi bakahita barigurisha cyane, ugasanga abagurisha bashe baganza abagura. Niki rero dukora? Nidufata urugero kuri yanditseho ngo move, iri faranga riko move ryatangiriye ku gaciro ka 0.02, rirazamuka rigera ku $1.n'ibice 40. Bisobanuye ngo iki? Warashyizemo limit, bimwe nababujije,
ugasanga washyizemo limite ukaba ati iri faranga rizaza ku madolari wenda 10, ugasanga rihereye ku 10 kandi riri buzamuke rikagera no ku madolari 100 cyangwa 1000. Urumva uburyo ubuhombye. Niyo mpamvu tugomba gutredinga market mu gifaranga rikijya ku isoko, dutredinga market rero. Nitureba iyi candlestick, aka kaboro k'icyatsi bakita bullish candlestick, ni candlestick yerekana kuzamuka ku isoko, kwerekana ko abagura bari kuba benshi cyangwa se bari kuzamura isoko. Iryi ry'umutuku ni candlestick yerekana kumanuka ku isoko cyangwa kugurisha, abagurisha baganje abagura. Iyo rero tugiye gutredinga ifaranga rigiye ku isoko, ako kanya muri kubona iyi bayita ni candlestick. Hari ukuntu nari maze kubabwira ngo winjira mu isoko ugasanga washyizemo limite, kandi limite nayibabujije ku bantu bashyashya, ugasanga washyizemo limite, wenda limite yawe irimo hano hagati, kandi isoko ryazamutse rirakubita rirazamuka, rirakomeza rirazamuka rigera hariya, rigeze hariya risa nk'irimanuka. Icyo gihe rero iyo turi kugurisha market ducunganwa naho ryazamutse cyane, tugahita tugurisha direct. Ni ukuvuga ngo tureba hari inyungu guys, tureba hari inyungu. Niyo mpamvu mugomba kubanza mukiga tuntu tw'ingenzi muri trading, then mukabona kugurisha. Icyo nababujije no kuzagurisha limit mu gihe ifaranga rise rijya ku isoko. Muzagurisha market kandi mwitonde, mubikore mwabanje kubaza. Ubwo ni ibyo ngibyo kuri trading, ni uko muzatradinga, gusa ntabwo biramenyekana niba izaba listed kuri Binance cyangwa se itazaba listed. Icy'ingenzi ni uko mubanza kumenya uko market ikora, spot market uko ikora, mukamenya amategeko n'amabwiriza agenga spot market. Ubwo rero video itaha nzabasobanura kuri mu byo bita P2P market ndetse na future, babwireho ibintu bikeya bigize future trading. Ubwo rero mwibuke gukora subscribe guys, ndabashimiye, Imana ibarinde.